Yo hold up my people nkuko bisanzwe ni kuri cyangwa and voice TV show biri kubera kabisa nkuko mubizi uyu munsi ni umunsi w'intwari itariki ya mbere y'ukwa kabiri tukaba twatembere none sasa hari amateka twagiye twiga twebwe tuba dushaka ngo dutembere turebe nibi bintu twize nyine ibintu twiza ari ibyanyabyo batatubeshya yo hano rero ndi kumwe n'umuhungu agiye kudusobanura nyine ku bintu bijyanye n'amateka ziho make yize history ni umujeri muramubona yarize kabisa yewe numwe mu content creator hano mu Rwanda nabo bize havuyemo musinga yo what's up my people ndi kumwe nande ewana it's a showboy cyangwa yo cyangwa bimeze biteze ewana ibintu ni fresh kabisa ni fresh ibintu ni neza wallahi haryo uyu munsi ni ku itariki zingahe uyu munsi habaye iki ewana bro uyu munsi no kubana bro uyu munsi ni umunsi wo kubana kubana kabisa ubundi se kubana nyine nk'umuntu kubana ushatse gusobanura iki nyine muri make ni itariki buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri aba ari umunsi w'intwari okay umunsi w'intwari kabisa yeah uyu munsi w'intwari nyine mu gihugu hagenda haba ibintu byinshi hagenda haba ibiganiro byinshi bagenda bavuga ku ntwari zagiye zibaho we nk'intwari eshatu wambwira wize nyine zabayeho zakoze ibintu ku buryo nawe muhuye ubu ngubu wazibanira ni nk'izi ubundi fast umusaza ewana Kagame ubundi ewana Kagame ni ukumubanira kabisa uriya ni umubyeyi kumubanira ibihe byose kabisa uriya ni umubyeyi havuyeho kuba ari n'intwari ni n'umubyeyi kabisa ariko ni uwa mbere undi muntu wa kabiri Gisarwigema Fred Gisarwigema kabisa muramuzi n'abatamuzi muzamwiga kabisa uriya muntu ibintu yakoze nibibaho undi muntu wa gatatu no dite twikomereza buriya undi muntu w'intwari kabisa bari abana b'inyange bari abakobwa b'inyange man bari abakobwa b'inyange ni intwari kuko biki bashyize hamwe nta bintu byo kuvangura nabo ni intwari ako kabisa bari abantu ni intwari bari abantu nabo kubahwa nabo man ibintu bakoze ibaza abantu b'urubyiruko barenza abantu 10 ntibivangure ni intwari nyine byatari cyane ni intwari so ndumva kabisa ku bintu bijyanye na Heroes Day hari akantu ufite ndumva warize kabisa ugafata ewana none sasa gira nyine abana nyine hari n'abana baba bataza amateka hari nyine n'abantu baba barayize ariko nyine bataratembereye ngo bagire nyine muri ayo mateka yamwe bize bagerayo babona sasa ahangaha twatembereye he twaje kureba iki hari iki baraburi ewana first of all ubundi ahantu twatembereye ahantu umwami yahoze akinira igisoro ahantu umwami yakiniye igisoro nko ku munsi w'intwari twe twakoze trip tujya ahantu umwami yakiniraga igisoro urumva ewana mpamvu twavuze ati katuze tuhereka abanyarwanda n'abanyarwandakazi badukurikira bakunda ibintu byacu tujye tunabatembera tubereka ibyo bintu berekana bakiniraga igisoro kera so what's up my people nkuko mubibona nyine ndi kumwe n'umuhungu twatembereye ahantu kabisa ahantu umwami yakiniraga igisoro noneho kugira ngo tubereke ko ibintu tuba tubabwira ari ukuri si de gisoro bereke fate n'utuntu mbanze nyine mbanza nyine n'utuntu ako se ukurikije ushyize mu nyabwenge zawe wowe urabona hano barakiniraga twa dusoro tuzi ahantu ikintu cyo ndi kubona bashaka barakinagamo nk'iriya mipira ya biyari cyangwa bi kuko ibyo ni bintu do ni binini igihe ari cyo murabyibonera ntago ibi ni kubw'abami bakoraga ibiboro nk'ibi so murabona nyine tuba twagiye ahantu kubw'abami aha niho hantu hagaragara amateka hasigaye kabisa muri make kugera byoroshye ewana nawe waza ukahasura ukareba ariko ahantu umwami yagiye akinira igisoro so uretse mbarabura akantu kamwe abantu mudukunda tuberetse ahantu umwami yakiniraga igisoro noneho mujya muri comment mutubwire tubabwire umwami yaritwaga nde mujye muri comment section duhureho mutubwire ngo mutubwire izina ry'umwami wakiniraga ku iki gisoro yitwaga nde tubarabure noneho ubwo ikigezweho ubwo igikurikira no kujya muri comment bakatubwira ati ese uwo mwami yitwaga nde amateka ye yaranzwe n'iki ibikorwa bye
ese ibikorwa bye byabaye byiza cyangwa byabaye bibi? Mwe mujya muri comment mutubwire ati uwo mwami ntinde. So gira ikintu ubwira ku bantu bakurikira cyangwa And Voice TV show, gira ikintu babwira, ubageneye ubutumwa kuri uyu munsi w'intwari, ugiye nyine ikintu babwira cyane ko ari abajeni badukurikira. Okay, urakoze. Ku bantu icyo nabwira abantu bakurikira cyangwa And Voice TV show, icyambere bakomeze kudufollowinga, kudusaba bakore subscribe, bakore share, like, comment, ibintu byose babikore. Ikindi nuko nk'uno munsi tuba tugomba twese guhura tukaganira tukibukiranya amateka. Nyine ikintu cy'ingenzi gihari nuko nk'abajeni nk'urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda tugomba guhora dusigasira amateka yaranze ahahise y'igihugu cyacu, kugira ngo tumenye aho twavuye, tumenye naho turi kujya. Okay, murakoze. Urumva nyine bagomba gukundana nyine nka babana b'inyange, tugashyira hamwe tugasenyera umugozi. Urukundo ni urwa mbere kugira tugeraho tugera. Okay, so ikintu cya mbere ni urukundo, murabyumva ku bantu mukurikira cyangwa And Voice TV show. Mwakoze kubana natwe, mujye muri comment section mutubwire, mutubaza ati umwami wakinaga kuri icyo gisoro mwasuye yari no mwebwe nitubona nyine mubishishikajwe. Oya, comment 50 nituzibona turavubwira izina rye, tubabwire amateka ya tutabona comment 50 iza ntago turibabwire. So mwakoze kubana natwe kabisa, kandi mujye mukomeza kubana natwe, turabakunda, nimwe dukorera kabisa. Urukundo rwanyu mukomeje kutugaragariza, turarukunda.